reka tubikurikirane vuba vuba sibyo mami waretse twakubwira ngo reka tubishire vuba none nje natwishe ubwo tumenye ko bishaka cyane reka tubigenze ariko turaza kubivugana mami reka tuze kubipanga nje natwishe ubundi tuze kubwira nkuko nabimenye ibyiwe na Lewis batazi ko nabimenye ni nkuko nzamenya nahatuye kandi ntamenye ko nabyo nabimenye ya mwana rwose Jandebe bya Lewis rwose narise Bunda cyane ariko sinzi impamvu nyine mubona bisa nkaho wowe ari ibintu bizava kure why ko ngiye gukunda nyine reka mubwize ukuri kuri njyewe ni ibintu bingoye kuba like suddenly nahita njya muri relationship kumva buri afite nk'ibyamubeshya mushakira byiza ntabwo yamubwira ko ari ikintu kimwe mushakira cyane ntabwo kimusobanurira arakise we ndi barakubwiye ko yabigenje byabigenje nzize ko ubwo byarangiye mama muhaye dira muze nk'umuhaye akazi ngo amumenyera ahantu mwereka amafoto amubimenye Vitesse. Shishikamo. Ntabwo mutindira sibyo? Dani ndi kwihuta pe ndi kwihuta tunanigiye kuzana cyo kubaza kubwira mama ko nubuze. Just understand ariko nawe ngutindira please trust me. Ngambwira ko basi. Kusi usigaye inyuma time. Dani nagaruka kwima time uko nandi urabona mvuye ku muhanda. Ibintu bantumye ntabyo njyanye. N'umunota umwe. Okay Dani ngambwira vongera. Okay. Trishi, undi nta n'ikindi kintu nshaka kubwira. Still ko nakubwiye ko ngukunda kubera icyo utashaka kunsura. Wambwiye gutegereza. Still nawe nategereje. Kuko icyo udashaka kumeza umwanzuro basimenye icyo mitamo. Dani ndabizi kandi ukumva kandi ariko Dani biragoye pe biragoye kandi n'ikindi. Okay, Dani kamubwira. Basi ntumva umfashe ugira kwihangana umva umfashe mbanyuze muri ibi bibazo ndi mu bibazo ku buryo nawe ubwawe igira ngo ndutaba Shishi kwihangana byonyine ni ikibazo byonyine bitewe n'inshuro zose umubwira ngo nihangana Sidani mbikore hiti reka basi ibibazo mfite bibanze birangire sibyo and therefore I will just look on your issue sibyo ako please kandi ukomeze wihangane nyine njye basi mvarimo sibyo ariko imagine nawe ngiye ngusaba ikintu cyoroshye no kuba Dani uri kumva ibyo byoroshye sibyo ubuse ngiye ko nabikubwiye ibyo bifata nk'ibyoroshye sibyo Dani ibyo ni kumva byoroshye no Trish njye nzi situation yose uri kunyuramo nzi n'impamvu ushobora kuba utarimo urashaka kunyemerera sibyo ariko nawe basiyeza agaciro umwanya mfata ndetse n'ibyo bitabo njyewe Trish nicyo wansaba cyose kibaho nshoboye ntagikora ku bwawe si kuki udashaka basi kunyumva byarimwe basi Dani wareka nkagenda Trish mbabare sibyo basome solution ho sibyo Okay, we'll try. Trish promise. Okay, I cannot promise, but I will work on it. Basi wanyumvishe. Dani. Ko nanjye nari kubwiye bimvuye ku mutima. Dani we wanyumvishe ntago norohewe Dani sibyo. Rero ntago issues mfite najya kuzongeraho nawe ngo mu rukundo ngo ibiki please. Cyezo ushaka konsara. Okay, that's fine. Let me wait, basi. Ibyo bitekerezo ume solution ho. Okay, then nta kibazo. Ibyo mbwiye byose nabyeme ngare kangende. Okay. Please. Dani. Please. Oh. Ume solution ho, sibyo? Okay, nta kibazo. So bye.
mva wowe urafata ibiki wese ko akuye ngo wagira ufite umutima mubi byagenze utese nkura izo ntoki zawe nana ntabwo wavuga uri kumbaza iki wowe okay nakwekuye uri kumbaza iki ufite iki kibazo urambaza iki wakomeje inzira waruje hano ufite gahunda nanjye nana tugende gawa ufite iki kibazo akuze ko ufite imisho ukajya ngo nige nayiguteye nana Dewi wakomeje inzira wacu nahano najye umeze gutyo nana nakureba hari gahunda nayifitanye nawe nana nakurebye umwanya munini ubwo utabizi ibintu urimo wasaze siko wajya ngo wasaze uzi ibintu uri kwikora urashaka kumena igikuta wowe nana wabaye nana bimbaza ubusa niwe bimbaza ubusa ase nta nubwo umuntu yakwitaho base ngo bigushimishe wowe ariko wowe uzishima ryari kuki wari ufite amahane kuki ubabaye kuki wari umeze nk'umuntu ubabaye kandi nta kibazo na kimwe uzi ko ufite nana please mbwira ukuntu byagenze wabaye iki ese kuza umuntu ashaka no kuguha amakeya ariko kwitaho ukahita umubwira nabi atazi n'icyo wabaye nta n'icyo njye nagukoreye ndavuge ngo ni njyewe nana ibyo bintu bumva uri kuba feya kuri ku muvandimwe wawe koko nana niwe wamba bari ukande kubundi uri nana nagutwaye iki nana uri no kurira nana uri kurira ibi byose kari wowe wandetse ubundi akomaga nana nagutwaye iki ngiye kumbwira ngo giye ko nta hantu nzi twahuriye ko nta kintu dupanga wenda mvuge ngo nana wenda hari ikintu twapfuye nana wabaye iki kweri nana niwe wamba bari ukandeka nana ntabwo nagusiga umeze gutyo ibyo byo byibagirwe njye sinshobora kugusiga umeze gutyo utambwiye icyo wabaye akora nabwo wamba rukamenya ibi byose biri kumbaho n'ukubera wowe nyine ndabyumva n'ukubera njye nyine nakoze iki cyangwa nkora iki kujya basi niba ari ngiye birangire okay basi reka nkubwire ikintu kimwe njye niba ari ngiye ibintu byose biri kuba kubera wowe sibyo nubwo ntazi impamvu ariko basi yimbwiye njye noneho mbikemure si uri kumbwira ngo njye kubera njye umeze gutyo ngaho noneho umbwira niba ari njyewe ikiri kukuriza gutyo nyireke cyangwa sibyo ese hari ikintu nkora kikubabaza ukuri kungira ibi byose uri kunkora wowe uri kunshanga ndakubwiza ukuri yuko nana wansanze bitego ubaha byose ndaje ndabirangiza none se nagutwaye iki nyine nicyo kintu ndi kwibaza kunzi ko nana hano nkubangamira nana nta buzima bwawe njyamo nana ndakuruta ariko nkorana nagutinya kujyana kubangamira yewe ibi byose biri kumbaho n'ukubera wowe kandi ndakubwiza ukuri yuko ibi ngibi byose amabanga yawe yose ndaje ndashyira hanze sinana wabaye iki none amabanga yanjye se yawe kandi none nana wabaye okay so mbwiye ko nana gaho nyine nta kibazo ntacyo zase nana waritse wamba aya mariro uri kundiza wowe ngo uri musaza wanjye ariko vuba birarangira nta kibazo reka tuganire nta kibazo ngiye kuri kumbwira ngo nigire kukuriza nigire kugutera ibyo byose ko nagusabye imbabazi nkakubwira ko ngewe nemera no gukora igishoboka cyose ariko niba nijye gutera ibyo bintu bigashira sibyo njye nabikwemerera ndakubwirana na uri gashiki kanjye kandi nkunda cyane urabizi byibura nuko utazi ukuntu umutima wanjye umeze uri kurira gutyo nana uri kumbabariza umutima mu buryo butakora sibyo basa ngaho mbabarira sibyo nana ngaho mbwira icyo wabaye niba ari njyewe icyo wabaye cyose ni ukuri ndakwinginze ntabwo nzongera kugisubira niba arabona kubabaje sibyo niba bimbwira amagambo menshi ibyo mazemo iminsi nawe urabizi gusa niba wumva ari ikintu kimwe wamfasha nk'umushiki wawe niba unkunda nk'uko biri kubivuga ndagukunda cyane na nawe cyangwa nk'uko uri kubivuga ndagukunda cyane uri ka sister kanjye nkunda kandi nawe ubwawe urabizi shaka Trish nicyo kintu cyonyine Trish se twamubuze Trish twamubuze kurana ubukwe na Trish wikigira nk'ibintu ndi kuvuga utari kubisobanukirwa cyangwa utari kubyumva nana icyo nicyo kibazo ufite ibyo se biragufasha iki mu buzima bwawe icyo bimfasha wakiretse urambwiye n'iki wamfasha icyo wamfasha ndakikubwiye gikore niba unkunda koko nk'uko bivuga urwo rukundo ubwira urunyereye byari my god ni bya bindi byagera n'ubu ni story zaho mba nyigutera baracyanisha umutwe noneho byimutse ubu ngubu ikibazo mfite noneho si mama sindi ubu ikibazo noneho usigaranye ni nana wazoze uri kunesha umutwe dani ariko nana noneho we yanzonze nana we yanzonze yasize mama mboneye gutya
filime muba murimo. Umva ni filime se ntabwo ari filime ni amasera wowe. Nana se wabije mate. Nana yanzonze mwe. Ibaze ko nana ari kunzonga none wagira ngo ni nk'ikintu cya sera bashaka cyo kimufitiye akamaro. Umbaza ngo ari kunzonga mu bikime. Ibaze ko ngo ashaka kunkora ubukwe na Fish. Iki? Ngo arashaka ngo nkore ubukwe na Fish. Nana ni icyariho. Nana ni barije. Mbanze rero mutoya mu rugo. Ibaze ko nana nawe atangiye kuza. Ahubwo ngiye nari umwe niba ari ukubera kubakunda cyane niba ari ukubera kubihorera nkiyoroshya umva bameze nk'aho bamenyera. Ahubwo nawe mwakanga umuryango. Aho ikibazo nyine naho ngaho. Si Dani nanone ukumva nana ameze nk'umuntu wasaze muri ino minsi. Ameze nk'umuntu wataye umutwe sinzi ikibazo afite arigunze aramufata kenshi. Urabizi ko Mary ashobora gutuma ibintu bihinduka mu rugo kuriya nana akaba yahinduka cyangwa nyine buri kintu cyose mu rugo mu masegonda akabisuka tubona ari ikindi kintu. Niyo mpamvu rero udakwiriye gutangazwa n'uburyo nana ashobora kuba ari kwitwara. Nose kuriya kuntu kose ari kwitwara bikaba biterwa na mama nakuriya gucanganyikirwa ubona yataye umutwe Dani kuko nana ntabwo sinzi ukuntu ndi kubikubwira wenda uri kubyumva wenda uri kumva ko ari akantu kure ibyo byo kuba anzonga byo nabikubwiye n'impamvu ngo ari kunzonga ngo arumva ashaka kumbana ngo na Trisha ngo ni umushuti we ngo nawe twamenyeranye ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Dani ikindi kibazo gihari nana none afite ukundi kuntu ari kwigunga akajya ahantu igihe bimaze kumwitegereza inshuro nyinshi agakubita igikuta ukabona yacanganye icyo afite imishi yarajya mu matelefone. Ngushaka amazi? Amazi nakubwiye nshaka Trisha. Umeze neza? Sana ubundi nagutwara iki? Cyangwa ubundi mbwira basi ni iki kiribo kigutuma nyine umera gutya cyangwa unyitwaraho gutya ntabwo n'ubundi asobanukirwa. Neza gute se ndagutwara gute? Njye ndakuzana amazi ukayenga ukambwira ngo ntashaka se ibyo numva bisanzwe. Trisha utagiye kunyenzaho. Ngeze ngo bwa uzanira amazi. None se ibindi mbikuzanira ko wabinsabye. Ibindi bintu byose ngukorera mbikora ko wabinsabye. Ubu usanga ndi mu gihe cyo kwamba ikeneye niba narakeneye ushaka nyuma ku ngufu. Sundi. Okay. Ubu tureke no kujya mu yandi magambo menshi. Mundi ingira like nk'ikintu wenda nakora cyangwa nagukorera ukagarukana na wa kera wumvaga w'umwana mwizuta like uzi kuba wishiririje n'ugishaka kuvuga nguriri tu ufite ikihe kibazo cyangwa mbwira niki nakora kugira ngo wenda like ibibazo ufite bikemuke cyangwa wenda ukomeze uhinduke. Kuno bazumeze nkaho uri kwishinja amakosa y'ibibazo nawe ufite ari bitera. Nta makosa ndi kwisinza ahubwo ndi kukubaza. Ko ndi kukubaza ntabwo mvuga ko ntabwo mbaye ndi kwishinja ntabwo nakubye ndi kukubaza. Ahubwo ndi kukubaza kugira ngo umenye ikibitera. Windera gutwe n'abandi kubaza. Yego. Ndashaka kumenya ndukoze ikintu kiri gutuma wigira gutya cyangwa se nicyo nakora kugira ngo uburyo uri kwakitingamo bihinduke. Ariko mbwiye Trisha niba wumva ikintu ufite cyo kuba wamfasha cyangwa se simbizi nyine niba n'ibyo uri kumbaza ko utari kwimbaza ari kwiyarurutsa wumva ari kurimo. Nanze ndakwiyarutsa ntabwo ngushaka yiki ahubwo ko ngera bitanshimisha kubona umeze. Ariko rero ibyo ni ibintu byumvikana gusa nyine nana nagutera ubwoba. Wihangana n'ibibazo bikomeye ntacyo wenda njyewe nshobora no kumufasha kuba ntamuganiriza. Dani urasetse nana we ntabwo umuzi nana ntabwo umuzi buriya wowe umubona kuri uje mu rugo wagusekera kuri iyo nana ntabwo yakumva Dani. Nana njyewe arya nyumva mwana ananyumva kurenza uko ushobora kuba wabitekereza kuko nana we ni inshuti yanjye cyane. Sure. Nana ni inshuti yanjye cyane means ko ushobora kumuganiriza akananyumva. Mani kuko ntujya gushaka kubangana n'ibyaha hakaza mama nde
bande bro ntabwo wabivamo n'ibisazi cyaze kuri nawe ndagufasha kuba namuganiriza menye n'impamvu nyirizina ushobora gusanga byari ikibazo afite ikindi kibazo so menye ikiri kubitera nimba ari n'icyo umuntu yakemura aba yagikora nimba gisaba ubundi bushobozi twabyishakamo umwaka Shadani ni ukuri kw'Imana urabizi uri umushuti wanjye ntacyo utamufasha ariko niba nanakuzi ko uri umushuti wawe yakwifungura akakubwira waba unkoreye ikintu cyiza nyine tukanamenya ikintu kiri kumubaho ko nabonye bitari nomoda ni ukuri nabibonye bazi ikintu cyane ubwoba umwana nk'uriya uba mu rugo nta kibazo na kimwe afite ukamubona yacanganye icyo yataye umutwe ese ngira ubwoba nta kundi gusa yihangana umwana numva nawe atorohewe ahantu naho ndahagerageza ndebe ubwo ikivamo nyine ubwo tuzatwara icyo numva bitagushimisha ko mbona ameze gutya shyingiranwa na Lewis. What? Cyangwa uretse kandi umbwiye ko igishoboka wagikora shyingiranwa na Lewis mere neza niba icyo ukeneye nuko shyingiranwa na Lewis ukamera neza cyonyine na naho hano kungukiramo iki bikagufasha icyo ko shyingiranwa na Lewis wowe wireba ngo nzungukiramo iki cyangwa bizamfasha ikintu njyewe ubizi wowe binkoreye nk'uko niba ushaka kubonana nawe ishimwe kubimbaje kandi urumva bitanakunda it's okay. Nana ikintu cya mbere cyo urabizi niwe muntu wa mbere urabizi neza ko ibyo bintu bigoye urabizi neza ko njye nari bisi gushyingirana ari ibintu bya mbere bigoye sinzi impamvu rero nakanya mu kibyiziritseho ntabwo bigoye really wowe vuga yego gusa ntabwo bwe gushyingiranwa n'umuntu ntabwo bigoye wowe vuga yego gusa urebe ko ibindi byose njyewe icyashoboka cyose nagikora ariko nk'umuntu ushakanye na Lewis nzabigufashamo ibishoboka byose n'ibidashoboka wowe emera gusa ko washyingiranwa na Lewis ibindi uzabimbaza icyo ni cyo cyatuma umera neza n'ishyingiranwa na Lewis ndabona icyo kubita indaho umuntu wumva utabikora it's okay bireke nyine none se kuri kumbwira ngo mbireke urabikeneye cyangwa ahubwo uri kunyereka ko ndi kubikubwira ndi kubona udashaka kubyumva nakubwiye ikintu cyatuma mera neza nuko washyingiranwa na Lewis niba wumva byashoboka umbwire njyewe nditari kugufasha muri byose bako bukwe bubaye ugashyingiranwa rega nundi kuvana mbere Lewis wamfasha iki se wamfasha kujya gufata umutima wundi utari muri Lewis kumushyira mu cyangwa se niba wakimfasha nzemera ashyingiranwa nawe wowe vuga ngo yego ibindi bireke iby'inzira bizacamo uko bizagenda kose ntabwo ari ibyawe izo nzira ntazi rero wacamo nizo zancamo izo nzira ni izo wacamo kugira ngo ngende Lewis dushyingirane kandi ntabwo dushyingirana nta mutima afite atawufite Fishi n'ibyanjye shiri n'ibyanjye wowe vuga yego gusa ibindi cyangwa uvuge ngo ntabwo byakunda cyangwa byakunda ibindi uzabimbaza cyase mama ndi kubona ibintu byose aho bizagora gusa wambaye umuzi kwireba gusa rubanda ese Trishi njye n'ubu hari ikintu nyine ntari kubasha kwakira kuko ubona uri muri iyi moto umeze gutya umeze neza Trishi ni ikihe kibazo basi mbwira ari ndakumva Trishi njye kugusaba ikintu kandi ndakwinginze unyumve neza sibyo ndakumva Trishi cyane mbwira ndakwinginze nako sinzi niba ari ugushaka uburyo gerageza unyumvishirize Lewis ube nawe basi sinzi uburyo muri bubigenzemo ariko mube muvuye inaha sibyo nkajya hanze nkajya he simbizi sibyo kubera ko icyo ari cyo cyose ikintu cyose kiri buhostinge ndagikora kuko uko byagenda kose ibintu ndi gupanga bigomba gucamo kandi neza sibyo kandi ntago bizigera bicamo Alice
Twishibabarira basi banza utuze utekereze neza uravuze ngo njyewe na Lewis ngo tugende hanze tuve hano tuve mu Rwanda yaba ari itike sibyo yaba ari iki kosi zose zakenerwa byose biri kuri njyewe sibyo kuko bitabaye ibyo ari wowe ntutekanye ari Lewis nawe uri hariya byaducanze ntabwo tuzi icyo gukora sibyo ari umve ngo njye noneho ubwo sinzi ndumva ngiye nko gusara gusa solution hariya ikintu cyari kirimo cyo gukora numva cyaba gikemuyeho bino bintu sibyo mugatuza wowe na Lewis mukabana mwishimye kuko mu gihe mukiri hano ntabwo na Lewis muzigera mubona mwishimye nimuzigera mubonana mwishimye muzahora mugenda mwihisha. Mama Lewis ndakumva neza naje ahangaha mu rugo nje kuguha amakuru y'iperereza nagerageje gukora kuri Alice araba ari meza ariko birashoboka ko yaba ari meza cyangwa se akaba ari mabi sinzi ukuntu uribuze kubifata gusa igihe hari ubu ngubu nuko namenye ko Alice atagituyemo hano hafi muri iyi quartier yagiye gutura ahantu kure yarimutse Alice yarimutse ntago agituye hano hafi wamenye amakuru yo ko yimutse se ari uko byibura wamenye aho yabaga aho yabaga narahabonye ariko aho yimukiye ubu ngubu niho ntazi gusa bavuze ko yagiye kuba kure cyane noneho n'igipangu yabagamo baragifunze ubu ngubu ntabwo kikibamo abantu numvise bavuga ko bagiye kugisenya bakavugurura sinzi n'inyubako bashaka gushyiramo already banatangiye kugisakambura ntabwo hano hagituye abantu so navuze nti rero reka nkugereho mu rugo nze nkubwire uko bimeze hanyuma nawe rero umwanzuro ushobora gufata ubwo amakuru yaratahuje neza kuko raki Mama Lewis nakoze uko nshoboye ntago nigeze ndyama ndi gushakisha amakuru ya Alice kuko byanga bikunze uri mubyeyi ntabwo nakubeshya nakoze uko nshoboye kabisa reka mubwire ikintu nshaka gusobanukirwa ntabwo ndi kugisobanukirwa neza nyine sindi kumva ikintu cyadukura hano ngo tugende iyo ngiyo mahanga ahantu tutazi ese icyo kintu nta kuntu umuntu yakirinda bikarangira bikava mu nzira ntabwo uzi intambara iri hano ntabwo uzi ibintu uri kwikururira n'ibiki se ko mutambwiye nyine ntabwo mumbwira njye basi yaba nanamenyaga ngo ibintu bimeze uko ariko buri wese araza ari Lucky arambwira ngo irinde ari nawe ngo ni noneho ngo ningende nta n'umwe uri kumbwira urabizi neza ko ari umuryango wanjye wose ukeneye ko njye na Lewis tubana ari Lewis umuryango we wose ukeneye ko njye na Lewis tubana rero uri kumva ko nta kintu noneho njye umuryango wanjye utakora ngo mbane na Lewis noneho nta kintu noneho mama wa Lewis we nkubwije ukuri n'umuntu yamwica kugira ngo njye na Lewis tubane rero kubw'amahoro yawe sibyo kubw'umutuzo wawe na Lewis ntago muzigera mubaho mwitekanye mukirina ikintu cyabikemura nuko na Lewis nkagenda basi nanjye naba mfite n'icyitwazo wenda nabwira n'umuryango wanjye nkabwira ati rero murabibona ko Lewis yagiye Lewis yaragiye ntawe uhari rero kuko ntabwo bwaba Lewis yakurikiye urukundo rwe icyo gihe urusere Lewis ntabwo baba bafite ahantu bari bumusange ntabwo baba bahazi icyo gihe wenda mwaba safe niyo yaba ukwezi kumwe mukagaruka ibintu byose byaribagiranye naho ubundi bitabaye ibyo ari Trish nyine wenda ubwo ndi kukuvuna mu mutwe ndabona wanabaye wataye umutwe cyane ariko nyine ntabwo ndi kumva twaguma nabwo tukabikemura turi hano kandi urashaka gukemura no warapfuye Alice ari mwanyumvishe nda Okay. gerageza buryo ki Okay. please It's okay. nyine nta kundi byagenda ubwo twabifata gutyo ese buriya nta kuntu wamenyera niba wenda Lewis aho hantu kure yaba hazi
aho hantu kure ni aho hantu nyine Lewis yabaza aho ngaho kure, aho kure nyine kwa Alice, aho kure ajya gusura Alice. yaba hazi wenda. Ayo makuru ntabwo ndayamenya, ariko reka nze mbikoreho vuba vuba nabyo ndaza kubimenya, kuko ntabwo ndamenya niba urumva niba maze kumenya ko Alice yimutse muri quartier atagituye hano hafi, ntabwo nahita menya vuba vuba niba Lewis abasha kujyayo, kuko urabizi ni boss wanjye kandi duhorana mu kazi inshuro nyinshi. Iyo adahari ku masaha ya nimugoroba ntabwo nzi rero niba abasha kujyayo. Nibyo biracyagoranye, gusa ndaje mbikoreho nabyo nzabimenya tu, nzabimenya nk'umuhungu wanjye rwose kandi courage, sibyo? Rwose nzabikora, nanjye nzabikora mbikorera umubyeyi. Yego, kandi nanjye nzagushimira. Murakoze cyane. Sawa, ubwo rero reka nkomeze gahunda nari ndimo. Ubwo ngubwo urareba ukuntu nawe mu kanya biri bugende neza. Mama Lewis murakoze cyane kandi mugira ibihe byiza. Nukuri urakoze no kumbwira ayo makuru ndayishimiye. Namwe murakoze cyane. Okay, merci. Merci. Chérie. Kumbona uri kunanuka nuko naguheruka. Cyangwa no kutameruka pe. Nananutse se? Nukuri uri kunanuka pe. Aho je gusa no kubera iki? Jewe nitaye umeze neza. Iki kiguhangayikishije Chérie? Kimwe. Kereka niba ari amasiporo yanjye ndi kwikoresha gahoro gahoro kugenda njya muri mode yayo ntabwo ndatangira neza. Okay, ndabona azakora rero kuko ibiro bike ndikona byavuye. Nzahita nongera mere nk'umusore. N'akajene gatonya 20. No uzasigara ahubwo wenda wowe uzasigara washaje unduta. Nanjye merutse kubwira Raki ko ibintu by'imigati ngomba kubigabanya for sure kugira ngo mere neza. Ko biranabyibushye. Iyo ufite umubiri ubyibushye ubyibuha bintu urabyirinda. Nagombaga kubanza kubirya kubera ko ahantu nari mvuye sinabibona. Tuvuge ngo inzara igashira. Ikabanza igashira ubundi nkabona kujya kuri regime nkamwe babakire nyine. Chérie. Reka nkubwire icyo naguhamagariye tutaza kwibagirwa. Azamatsiko nari mfite. Numvaga nyine ari byo bishaka kwita nkubasa. Buriya ari kunganiriza utuntu bwa wambwiye ikintu wamamagariye. Kuno wamamagariye wagiraga ngo ushaka kumva ikintu cyane. Ubabona nubwo wari uri kunyumva ibyo nakoze nkubwira guhera kare. Ariko nabyumvishe twabiganiro nabyumvishe. Okay. Chérie wanjye rero. Ndashaka kugusaba ikintu. Igishalize. Ndashaka ugerageze uri ukuntu wakwegera Tricia nyine ukamwitaho Chérie.